kubimenya gute? Ibyo turi kubona abantu bamwe bazinutswe iby'isi bemeye uko tubona abantu bakomeye ba Epstein niba Jeffrey Epstein bagenda bari barashize iminuko y'isi hishe, uyu munsi tukaba turi kubona biri kujya ahagaragara. Ubundi mwe mubibonamo gute? Ubundi bari kubona ari ibiki? Iyo ubona abantu bose bo mu isi bari bakomeye bavuga ati hari ahantu bajya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, mwebwe nta kintu mubonamo? Bajya bavuga ngo urengura umwanzamari, uhongera umwanzamari inka cyangwa urengura umwanzamari ibinonko. Ibimenyetso byose biri kuza aho kugira ngo byereke abantu aho igihe kigeze, ahubwo bituma basinzira. Iyo babona nk'amabanga y'umwijima nk'ari yagiye ku karubanda, si imbaraga z'abanyamwijima zitumye bayexpose, ni Yesu ugira ngo aburire abantu. Agati ibyo mubona bisize ingwa, bitura imbere. Ibyo mubona bitandukanye n'ibibera iriya. None umwana wanjye niyiboneze, kubera ko nimba hari ibipangirwa mu isi y'umwijima bingana kuriya. Birababaza kugira ngo usange ngo amapaje arenga miliyoni 7 ari y'ibintu by'amabanga y'isi y'umwijima, ari ibizira gusa bigiye ubwo reko kandi biturutse ku muntu umwe. None ubwo nibatekereze abo bagize isi yose bandi bihishe bafite amapaje angahe, nibamenye ko isi iri hari umuntu nabonye ari kupostinga avuga ati none Prince Kid yaba ari nuza ari Epstein wo mu Rwanda. Uvuze Epstein mwisi, buri shyanga naryo barifite Epstein wayo. Yes, buri shyanga riba rimufite da cyane rwose. Bamenye ko rero iby'aya maso yacu abona bitandukanye n'ibiba biri kuba byanyabyo. Twe tubona ibyo batweretse, ariko ibirahahishwe byo birakomeye. Kandi impamvu biriya byose biri kuba nuko isi y'umwijima yirabizi ko nta gihe isigaje. Isi y'umwijima yirabizi ko nta gihe isigaje, ariko abitwa abana b'Imana, nongere mvuge ngo abahumirije barahumirije nyine, abumva nta kintu biri kubabwira, bakumva nta nimuzaturenganya twababwira, ntibirirwe birushya. Ubwo nyine nababa abandi. Nabonye Apotre Gitwaza ari kubwiriza kuri televiziyo, arababwira ati ariko ya mavuta mwayazanye? Bati twayazanye. Ndategereza ngo numve icyo yabatumiye amavuta. Atababwira ati ayo mavuta simwe mwayizaniye? Bati ni twebwe. Ubu tugiye kuyasengera. Noneho bya bindi mwavugaga ngo na amavuta ngo ya Gitwaza ngo yagiye gucisha heye, ngo yahamuye heye, ngo yakuye simwe mwayiguriye nzi naho mwayaguze? Bati wapi. Tugiye kuyasengera. Nimba wari ufite ikibazo, niba ari ikibanza washakaga kubaka, ugende ufate ibuye usukeho aya mavuta, ndaba nsengeye, ubwo wizere ko fondasiyo itangiye, harahita hazamukamo ama etaje mu izina rya Yesu. Niba ari business, niba ari iki, atariko mfite ikibazo cyuko murayasuka mu wabandi. Ati kuko ikibazo nugenda ukayasuka mu kibanza cy'abandi kirahita kibi cyawe. Kandi ibyo bintu birakora. Birumvikana ko umuntu wakoraga ibwami se no kuri iki gihe ntabwo aba ari umuntu woroshye. Uyu munsi ntabwo abana n'umwami ushinzwe kwita ku by'ibwami ntabwo aba ari umuntu woroshye. Kandi nabo bafite amagare bagendamo. Bashobora kuba basoma ibyo batumva, bashobora kuba bahura n'ibintu batumva, akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe bajya mu nteko zitandukanye bagafata imyanzuro nyine igendanye n'uko ibintu batabyumva, ariko ikibazo hakabura uwabibasobanurira. Kuko birababaza, binatera ubwoba. Buriya abantu tujye tuvugisha ukuri, abantu bakuru cyangwa bahagarariye inzego zitandukanye bajya bavuga ati ariko ibi bintu tubona abantu bashamarariramo, reka tujye kumva ibyo ari byo. Bagahita bagenda reka tujye kumva ibya Apotre runaka avuga, agasanga ari kubabwira ibintu by'amavisa, kandi bo bafite izi gihugu cyabasigiye binjira bakanasohoka uko bashatse. Ndetse n'abana babo biyigira hanze, kwambuka umupaka ni nkaho nyine uva mu nzu ujya hanze. Ntibabizi nimba hari umuntu ujya unababaza ati mugiye hehe, ibyo bintu ntibabizi. Noneho bajya kwa runaka witwa ko ngo akorana n'Imana mu buryo bukomeye, bagasanga ari kuvuga yuko Imana yamugaburiye, yamuhaye ibishyimbo n'ibijumba, ati rwose nimuzate, ati Imana irakomeye, ati turi ibihamya, dufite ibihamya by'uko Yesu agira neza. Ibyo bihamya ni ibihe? Imana yacu iragabura, irambika, ituza mu mazu. Batekereza ko aribo basingiye motion nuza. Imana niyibabuza kwikorera akazi bakajya kwirwa bayicaye imbere. Turi mu masengesho y'iminsi 21 yo gukora iki? Yo guhindura amateka. Abashomeri babona akazi, abantu bakoraga perime babura perime babona amaperime. None kugeza ku rwego umuntu atekereza akavuga ati iyi Mana y'aba bantu nta nubwo ari y'ukuri. None igikomeye bajya no gukora evaluation bakareba abantu benshi mu bicaye imbere y'aho hantu, nabo bantu nyine bakeneye ibyo bintu, ku buryo bigira ingaruka mu buryo bubiri. Kandi ubwo
turi kuvuga abantikristo, abo nabo bamenye ko abantu babamenye babatahure ko abo bantu ni bantikristo, ntabwo ari abantu bahagarariye Kristo koko nk'uko bababeshya. Nabo kurwanya Imana, abo ngabo ni nacyo cyabazanye, bari gukorera shebuja Satani. Ko nubwo twari twanasenze ariko ndumva nakongera nkanasenga, kuko tugiye kuvuga ibintu bikomeye, ahangaha niho ku mutima w'itorero. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kuganira n'abera, amukumbi muto, ishyanga rito, abo waronse, abari kwitegura kugira ngo baze bagusanganire. Ndakwinginze mu Mwuka w'Imana bane natwe, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, ntabwo ari twe tuvuga, ahubwo ari wowe uvugira muri twebwe. Kandi umbona n'unyumva ntanyumve nkanjye, anyumve nka Kristo muri njyewe. Haleluya. Abageni abo dufitanye gahunda yo kuzaza ni wawe, bakomeze imyiteguro yabo. Urakoze kutubashisha byose mu izina rya Yesu, amen. Petero yandika mu rwandiko rwe rwa kabiri ku bice byaho 3, reka dusome duhereye nko ku murongo wa 2. Aravuga ngo kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza, mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho basokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Ibyo ni ikimenyetso cya mbere nagira ngo ambwira abantu, mbereke ko imperuka igeze hafi. Abakobanyi bakobana birengagiza, kavuga ati ariko ibyo bintu muri kuvuga ni ibiki? Guhera kuri iyi tariki ntituzongeye kumva umuntu uvuga ngo imperuka, kuko basokuruza banyu barayivuze ntayabaye, baso barayivuze ntayabaye, dore namwe muradutse. Ibyo bintu ni iterabwoba, ibyo bintu ni ugukanga abantu, ni ukubahahamura, ni ugutuma badakora neza, badatekereza. Muceceke, ibyo bintu ntituzongere kumva mubivuga. Ikintu cya mbere kigaragaza ko imperuka igeze ni uko abantu badashaka kubyumva. Abantu bari kudukoba bakurikije amarari yabo. Mwebwe murabona isi iraryoshye, muratubwira ngo twitegure imyiteguro ya nyuma. Yohana we yabivuze iki? Yabivuzeho ko avuga ko tuzabibwirwa nuko bantikristo benshi bazaduka, kandi bakaza nabo barwanya Kristo, kandi abo bantikristo bamaze kwaduka, biri kugaragara. Ibikorwa bye birarimbanije, bigeze kuri. Abana b'Imana bafite ibimenyetso bigenda bigaragaza iminsi y'imperuka. Ibyo byose biri kugaragara. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, ngo araje kutugabira kubaho kwiteka. Iyo abantu barebye ibyanditswe byera bakabisoma, cyangwa bakaba barabisomewe, bakitegereza, bareba ari iki gisigaye mu byari bigombye kuba. Ni impuha z'intambara se? Ni indwara z'ibyorezo? Ese ni ukugambana? Ni abana se bagomba kwica ababyeyi babo, cyangwa ababyeyi bagomba kwica abana babo? Mbega nk'iki kintu bari kubona ni inzara se? Ubundi wenda nk'abantu, wenda nawe turi kuganira roba, kawe iyo ukurikije ibimenyetso by'imperuka ukabona ibyagombaga kuba, wenda ubona hasigaye nk'iki? Njyewe ikintu inkurikije ibimenyetso by'imperuka, ikintu mba mbona gisigaye kuba ni dekararasiyo yo kubaka urusengero rwa 3 rw'i Yerusalemu. Dekararasiyo ariko kandi nayo urabizi ko irarimbana. Impamvu bivuga ko ariyo nkurikije ibyo ndi kubona. Ibindi byose bibiragiye ivuga. Yego, tubirimo mwana, tubirimo. Ubu tubirimo. Ese bantu mudukurikiye namwe mubona tubirimo? Cyangwa ni kwa kundi bwashize nakoze ikiganiro cyase niwe twagikora Pastor Shimiye, ndi kumubwira ibintu 19 Paulo yabwiye itorero, avuga ati ibi bintu nimubibona mu minsi y'imperuka muzamenye ko ari ibidanje. Yego, avuga ati abantu bazaba bikunda. Yego, biriho badakunda baho. Yego, birarira. Biriho. Yego, batukana. Bibona. Bya bintu byose 19 narabigenze usanga nta na kimwe. Yego,
itorero cyangwa se abantu ni ukubera iki nabona bameze nk'abantu bagisinziriye cyangwa bari kurushaho gukunda iby'isi cyane, ariko ugasanga umuntu ari kuvuga ati ngendo wa Kristo mwitonde, ariko ku by'isi ukabona yarangije kwicangitiranya yaromatanye. yes ukoresheje imvugo nziza, ukabona yomatanye n'iby'isi, ntashaka n'ikintu kimunyeganyeza n'ikimwibutsa ko iyo mperuka ihari, nta gikeneye, ariko ubwo ngo ni uwa Kristo, ngo twese ngo turi aba Kristo twese, ntuducire urubanza rwose, natwe turi abakristo turamutegereje. Ariko nagira ngo mbabwire bene data nshuti z'umusaraba yuko dukwiye kugera ku myiteguro ya nyuma. Ahubwo reka nguhe nk'urugero rwafu, sijye nk'uko uvuze ngo bantikristo benshi, yego ubundi umuntu umenya ko uwo muntu ari antikristo Yego. niwe umenya ko ari anti, naho umuntu utazi ko ari anti amwita Kristo. ariko nibyo Wowe ushobora kubona ko ari anti kubera ko uri kumubona ko ari gukora ibintu biri anti, yego ariko umuntu utafite amaso yo kubireba uwo mwita Kristo. Yesu aguha umugisha. Ubwo kandi kubera iyo mpamvu ndashaka no guhita nsoma iri jambo ry'Imana kugira ngo wenda tubigendanire hamwe. Abantu bari kubona antikristo, wa mugani bakamwita Kristo, bakibwira yuko ari Kristo. Jambo ry'Imana muri Yohana cyangwa urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:18, ndagira ngo abariho dusoma, Imana itugirire neza. Haravuga ngo ibya antikristo, bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Kuba haraje abantikristo benshi nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Imana ishimwe cyane. Abo bantikristo ni abantu bahoze muri twe, ni abantu bahoze bavuga ijambo ry'Imana. Ubu abantu bari kwibaza ngo ni ukubera iki abantu twahoze tubona bameze nk'abanyakuri uyu munsi barangije kudekarara uruhande rwabo bahagazemo ko ari abanyakinyoma. Ni ukubera iki abantu bavuye mu byizerwa, ni ukubera iki abantu bari kugenda gutyo. Bahoze muri twe, icyakora ntibari abacu. Iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kubw'igihe cy'imperuka n'ubuhanuzi bugomba gusohora, ni ngombwa ko bagaragaza uruhande bahagazemo, bakagaragaza ko Imana azabarinda, bakirata ibiteye isoni byabo, bakagira amashimwe y'ibyinaha mu isi, bagahereza agaciro abafite ibyinaha mu isi, bakanashyira imbere, bakanahereza ubuyobozi, bakanahereza ijambo abantu bose bafite ibyinaha mu isi aho nabo bajya. Ariko nanone kuko ari banti, ntibashobora kwikuraho iryo zina rya Kristo. Nabwiye abantu, ndababwira ngo ijambo ry'Imana riranabivuga ngo, ndumva ni Yesaya 4, bavuga ko mu minsi y'imperuka abagore 7 bazateranira ku mugabo umwe, bakavuga ngo twemerere udukize urubwa rw'abantu, twitirirwe izina ryawe kugira ngo udukize urubwa rw'abantu, ariko ibizadutunga, ibizajya bitwambika, ibyo byose tuzabyishakira. Abo rero ni bantikristo mu bundi buryo, bari kwiyitirira izina rye ariko siwe ubatunze. Nyamara ijambo ry'Imana umuririmbyi 198 yararirimbye ngo itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe, riramushimira. Aravuga ngo ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose. Niba ifunguro ari rimwe, ubwo ritegurwa n'umwami umwe. Imana ishimwe cyane. Kandi abaryo bose nibo barya kuri iryo funguro, ariko abandi bo baravuze ati twebwe n'izina, ariko ibidutunga byo ntuzivunika, ntibizakurushye, twebwe tuzajya tujya kubyishakira. Turi kubaza abantu badukurikiye kuko ntabwo turi buze gutinda. Ese iyo muri kureba abantu babari imbere, abari kubagaburira, hari umuntu wambwiye ati ariko mwagiye muvuga Yesu ariko ntimugaruke kuri abo bantu babandi muba muvuga ku bashumba bacu bamami, ubundi muba mubabwiriza bari abagize Kristo, kandi ari byo birura turi kurwanira na by'intama. Waba utitaye ku mwanzi wawe ukita kurindi. Tugomba kubitaho mu izina rya Yesu, kuko bari abantu nibo bayobya abantu, bababwira ati rwose hano mwarahageze, kandi mwahageze bwahehe, ko ari ibituburano bari kubagaburira, ko ari ibirido bari kubakinga mu maso. Rero ni byiza ko tubabwira ngo reba umuntu
uri imbere yawe ibyo ari kukugaburira bihwanye n'ijambo ry'Imana ry'ukuri, ni ubutumwa bwiza. Ikizakubwira ko unayoborwa n'umuntu wuzuye abadayimoni utari kujya aho tujya, ufite Imana ye, mbese ari antikristo, nuko azakuyobora kandi ukaba ufite ubunebwe budasanzwe bwo gusoma ijambo ry'Imana. Nubona wicaye ahantu yego batagushishikariza gusoma ijambo ry'Imana yego no kuyoboka Kristo nk'inzira no n'ubugingo, ahubwo bakagushora mu bindi bintu, ntibanakubwire ko Yesu agiye kugaruka nk'uko turi kubiganira. yego Amongera mwana wa ubwo aho ngaho umuntu aba akwiriye kwarura ubuzima bwe. Mu minsi yashize nabonye Apotre Gitwaza ari kubwiriza kuri televiziyo, arababwira ati ariko ya mavuta mwayazanye, bati twayazanye, ndategereza ngo numve icyo yabatumiye amavuta. Atababwira ati ayo mavuta simwe mwayizaniye, bati ni twebwe, ubu tugiye kuyasengera. Noneho bya bindi mwavugaga ngo na amavuta ngo ya Gitwaza ngo yagiye gucisha hehe, ngo yahamuye hehe, ngo yakuye simwe mwayiguriye nzi naho mwayaguze, bati wapi, tugiye kuyasengera. Nimba wari ufite ikibazo, niba ari ikibanza washakaga kubaka, ugende ufate ibuye usukeho aya mavuta, ndaba nsengeye, ubwo wizere ko fondasiyo itangiye, harahita hazamukamo ama etaje mu izina rya Yesu. Niba ari business, niba ari atari ko mfite ikibazo cyuko murayasuka mu wabandi, ati kuko ikibazo nugenda ukayasuka mu kibanza cy'abandi kirahita kibi cyawe. Kandi ibyo bintu birakora Amayiga Lodise birakora, ariko biterwa n'ubitera gukora moteri yabyo. Essence babisukamo na moteri ituma bikora. Nagira ngo mbabwire ko atari nyiri zina uwo baba bari kubwirwa cyangwa uwo baba bari kwibeshywa ko babwirwa, ni izindi mbaraga ziba ziri kwinjira muri ibyo bintu. Uko Yesu ntabwo yaje azanywe no kugira ngo abantu basengera amavuta bayasuke mu bibanza by'abandi bihinduka ibyabo. Ntabwo Yesu igeze azana ubujura bucicyuka. Ntabwo ibyo ari byo byazanye Yesu. Ntabwo Yesu yaje ngo twubake ngo ama etaje ngo kugira ngo bamenye ko turi abantu bakomeye. Ubwo ngubwo aramutse ari ibyo, nababaza ngo ni iki cyateye Zakayo kujya kumureba. Icyateza Zakayo kujya kureba Yesu uko Zakayo yifuzaga ama etaje yari ayafite. Nta kibazo cy'amafaranga, nta kibazo cy'imitungo, ntiyaranarwaye, ntiyaranagiye kumureba ngo amugire muremure, kuko Zakayo batubwira ko ikibazo yari afite ari icy'ubugufi, ibindi byari byarakemutse. Ariko cyazanye Zakayo sukugira kumuzamura ngo mugire nka Lionel Messi. Ntabwo ari yaje amubwira, yavuze ati ngiye nshaka kureba mu maso, numvishe bakuvuga kandi amagambo bakuvuga n'ay'ukuri, ni ibyiringiro numvishe ufite ibintu ntagira. Twari dukwiriye kuvuga Yesu n'umubwiriza butumwa w'ukuri, akwiriye kubwiriza ikintu cyahishwa abanyabwenge, ku buryo n'abanyabwenge bazumva ibyo bintu, n'abakire kumva ibyo bintu, n'abafite ayo mafaranga yo kubaka no gutangiza izo fondasiyo n'izo etaje, bakumva ko icyo kintu wavuze bagikeneye. Icyo rero nta kindi, ni izina rya Yesu Kristo utsindishiriza abanyabwenge agatinda ngo yavaga i Yerusalemu igenda ngo ifate umuzingo wa Yesaya iri gusoma. Yego birasoma ngo umwuka w'Imana abwira Filipo ngo ati ihute, ari gusoma ibyo atumva, ari ibintu ari gusoma atumva. Naje gukora ubushakashatsi, uriya muntu ntabwo yari yoroshye. Umuntu wari uri mu igare mu gihe cyabaye Yesu. Yego yari inkone y'ubwami. Birumvikana ko umuntu wakoraga ibwami se no kuri iki gihe ntabwo aba ari umuntu woroshye. Umubana n'umwami ushinzwe kwita ku by'ibwami ntabwo aba ari umuntu woroshye. Kandi nabo bafite amagare bagendamo, bashobora kuba basoma ibyo batumva, bashobora kuba bahura n'ibintu batumva, akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe bajya mu nteko zitandukanye bagafata imyanzuro nyine igendanye n'uko ibintu batabyumva, ariko ikibazo hakabura uwabibasobanurira, kuko birababaza binatera ubwoba. Buriya abantu tujye tuvugisha ukuri, abantu bakuru cyangwa bahagarariye inzego zitandukanye bajya bavuga ati ariko ibi bintu tubona abantu bashamarariramo, reka tujye kumva ibyo ari byo. Bagahita bagenda ati reka tujye kumva ibya Apotre runaka avuga, agasanga ari kubabwira ibintu by'amavisa, kandi bo bafite izi gihugu cyabasigiye binjira bakanasohoka uko bashatse, ndetse n'abana babo biyigira hanze. Kwambuka umupaka ni nkaho nyine uva mu nzu ujya hanze, ntibabizi nimba hari umuntu ujya unababaza ati mugiye hehe, ibyo bintu ntibabizi. Noneho bajya kwa runaka witwa ko ngo akorana n'Imana mu buryo bukomeye, bagasanga ari kuvuga yuko Imana yamugaburiye, yamuhaye ibishyimbo n'ibijumba, ati rwose nimuzate, ati Imana irakomeye, ati turi ibihamya, dufite ibihamya by'uko Yesu agira neza. Ibyo bihamya ni ibihe? Imana yacu iragabura, irambika, ituza mu mazu. Batekereza ko aribo basingiye motion nuza.
atipi imana yabo imana niyo ibabuza kwikorera akazi bakajya kwirwa bayicaye imbere turi mu masengesho y'iminsi 21 yo gukora iki, yo guhindura amateka, abashomeri babona akazi, abantu bakorera agaperime babura perime babona amaperime, none kugeza ku rwego umuntu atekereza akavuga ati iyi mana y'aba bantu nta nubwo ari y'ukuri. None igikomeye bajya no gukora evaluation bakareba abantu benshi mu bicaye imbere y'aho hantu nabo bantu nyine bakeneye ibyo bintu ku buryo bigira ingaruka mu buryo bubiri. Kandi ubwo turi kuvuga abantikristo, abo nabo bamenye ko abantu babamenye babatahure ko abo bantu ni abantikristo, ntabwo ari abantu bahagarariye Kristo koko nkuko bababeshya, nabo kurwanya Imana. Abo ngabo ni nacyo cyabazanye, bari gukorera shebuja Satani. Kuri abo bantu ni bantikristo, umuntu ntakabatekereze nk'intumwa za Kristo, kuko icyambere abantu batari muri iryo torero cyangwa batari bamenye ibyo bintu bya Yesu, nibumva bafite ibyo bintu muvuga ko Yesu atanga, ntibazirwa baza kubireba kuko bo bazasanga mubifite, ahubwo bazatuma nabo bihindura nka Yesu, avuga ati nanjye ibyo bintu Yesu atanga nanjye nabafashe niba ari ibyo ngibyo, nibaze nanjye ndabibafasha, ibyo bintu ndabibaha. Si imodoka kugira ngo bareke kwirwa batumwanya, bajye gutubwanya wabo ngo bari muri ibyo baje nanjye ibyo bintu nkabibaha. We yanabize, hari abantu bize za ekonomi, kuko kubira ibintu birwa batumwanya ngo bari gusenga, urukumva mu buryo buri economique, ntaga amafaranga ba mu rusengero ba muri banki. Yes, kandi uko niko, kandi iyo umuntu akoze agakora investment arazamuka. Ntaga ikibazo ari icy'abantu batware, ahubwo ikibazo ni icy'abantu bitwa ko ari abantu b'Imana kandi atari bo. Yego, abo rero abantu ntibajya bapfa kubatahura, ntabwo bajya bapfa kubatahura ngo bamenye ubugome bwabo, ubugome bw'ubutumwa, ubugome bwabo buri mu butumwa nanone bababwiriza. Kukubwiriza ngo ngwino ubone ibi ngibi, hari ababifite, ubwo bo bazaza gukora iki? Icya kabiri, nabo bazihindura Imana kuko bazumva ibyo bintu uvuga ko Yesu atanga, nabo bashobora kubibona. Icya gatatu, uwo muntu uri kubwiriza wicaye imbere yawe namara kubona ibyo bintu azumva ko atagikeneye Yesu kuko nibyo yashakaga kandi uwo yararwaje yarahuhutse. Kandi niko binagenda, iyo ugiye guhinga ukabona umubyizi urataha. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiriye kumenya abo bantikristo bose yuko uko bagenda baba benshi ni ikimenyetso cyerekana ko bari gushyeshyenga abantu kugira ngo uwo munsi ubatungure batabimenye. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ko uko uwo munsi ugenda urushaho kudusatira ariko dukwiriye kurushaho kurarama. Ariko ikikubwira ko abantu none hari bantikristo buko babona iminsi gusatira bakubwira kureba hasi. Genda ureba hasi urayatoragura, suka amavuta hasi. Nta kubabwira ati murebe mu ijuru butegereze ikivayo, mwumva ijwi ry'Imana. Oya, murebe hasi mubona amaperime, ibyo ni ibintu byo hasi. Babwiriza ibintu byo hasi, prosperity gospel yose ibwiriza ibintu byo hasi. Ariko twebwe turababwira Yesu wabambwe, wagiye mu ijuru kandi uzagaruka gutwara be kugira ngo tujye kwimana nawe iteka ryose. Ubundi mw'abantu mwe mudukurikiye, babyeyi beza, namwe bayobozi n'abandi bagiye batandukanye, katubabwire Yesu tumuvuge neza. Yego, nkuko Mose yamuvuze bakica Stefano, nkuko Abrahamu yamuhamije abakica umwami Yesu. Yego, uyu mwami Yesu turi kubabwira, murabizi ko n'ubundi nta mahoro y'umunyabyaha. yego, wowe watura muri aya mazu, watura muri bitabashwa, niyo wagira muri izi viza zigiye zitandukanye, ariko icyaha kirukankana umuntu nabo mwirukankana. yego, umwe rero mu bakiza b'ibyaha bakuraho ibyaha by'abari mu isi ni umwami Yesu. Ntabwo yaje aje gutanga aya mazu bene data ntibakabashuke, nta n'ubwo intego nyamukuru yamuzanye ari ugutanga aya maviza. Ni ukuri baramubeshyera pe. Icyamuzanye ni ugukiza ibyaha by'abari mu isi yose kugira ngo babashe kubona ubugingo buhoraho. yego, umwizera wese rero nawe yaba ariho cyangwa yarapfuye azongera abeho kabiri. yego, urukundo rwe rwatumye aza kwitanga kugira ngo igihe tuzakurwa muri uyu mubiri wo gucishwa bugufi, kuko tubuvamo na bagenzi bacu murabona ko dufite ahantu tubajyana za Rusororo n'ahandi. Igihe tuzatabaruka, tumaze gutabaruka, abamwizeye bose bakizeye izina rye ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, bazaba muri mu buzima bw'umunezero bw'ibyishimo. Ngiki cyamuza kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu atamu buzima bw'umunezero, si ukudatunga inzu, yego, si ukugira visa, si ukugira umugore mwiza. Kimwe mu bintu bishobora kuzatuma ubuzima bwanyu bwo bwa nyuma y'ubu buzima turimo umuntu aba mu buzima bw'imibabaro nk'ubwanyamutunzi, ni ukuba yarasayishije mu byaha. Ijambo ry'Imana mu itangiriro ryerekana ko Imana yaremye umuntu ari proje y'Imana kugira ngo umuntu azanezeze Imana. Satani yivanga muri izo proje, azana ibyaha kugira ngo yice uwo mubano w'umuntu
ni Imana. Hanyuma Yesu nawe araza, Yesu uwo tubabwira aza kongera gusubiza wa muntu agaciro Satani yamwambuye. Uwo rero Yesu Kristo tubabwira, umwizera wese agarukana ka gaciro, agaruka muri cya cyubahiro, agaruka muri bwa buzima Imana yamuremeye. Kandi ubwo bakabana muri iyi si, ariko na nyuma yuko tuvuye muri ubu buzima bakajya gukomereza muri uwo munezero w'uwabaremye. Niyo mpamvu umuntu ufite ama etaje aramukeneye, na wa wundi ugenda n'amaguru udakira n'ahataha nurara muri regori aramukeneye, kuko n'umwana w'umuntu kandi umwuka duhumeka n'uw'iyo Mana nyene. Ubwo busabana Imana yaturemeye, haleluya, nibwo Yesu yaje kunoza no gusubizaho, kuko yaje gushaka no gutarura icyari cyarazimiye. None rero abantu bose aho bazimiriye, ahantu abantu bose batigeze banamenya uyu mwami Yesu, bakwiriye kumwizera. Ibyo ntibikorwa mu buryo burushya, wizera ayo maraso ye, ukizera yuko nyine ibyamubayeho byose byari ku bwawe, kuko we yari umukiranutsi. Yazize ko yaje kukugirira neza, yazize ko yaje kwikorera ibyaha. Twe twakoze ibyaha, Yesu arabizira. Iyo wizeye ibyo ngibyo rero uhinduka umwana w'Imana, bwa busabane bugakomeza hano mu isi. Niyo mpamvu iyo rero bumaze kumera gutyo, uhindutse noneho wa wundi wo mu mudendezo wa Kristo, bya bindi ntabwo ubu nashinzwe kubisengera. Buri abantu bajye banamenya yuko kwirwa dusenga, dusaba ibiryo, dusaba amaviza n'amazu, ziriya ni intege nkeya. Nta mwana nari nabona, tekereza nk'ubu kawe ubyutse ukabona Neri ka saa 9 z'ijoro cya saa 8 yicaye yifashe gutya ku itama, ukamubaza uti mwana byagenze gute? Ati ubundi kwibaza ko ejo tuzarya, ejo tuzabasha kubona icyo kurya. Wanamukubita ukamubwira ati wa mwana w'ibyo birakure, abadayimoni bavuye ibyo kurya no kuba n'imibereho birakureba, ibyo ni wowe biro. Warebye ikayi ukareba ibyawe, kandi koko ni ishyano. Imana birayibabaza iyibona twicaye noneho agahinda dufite n'ubucucu bikaturenga, tukavuza n'induru ati Mana dutabara ibiryo y'amazu. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo impamvu nuko abantu aba ari ibibyarwa. Ariko nimba twarabyawe n'Imana, tugomba kumenya ko Data wo mu ijuru azi ibyo dukeneye tutarabisaba. Kandi nimba turi abana bo mu rugo koko, nitumenye ko urugo rwa Data rudakennye. Yesu arakize, kuko ibigendanye n'ubutunzi bw'ibyo mu isi Yesu yarabivuze, avuga aho bikomoka. Ahambere yaravuze ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi. Ababyeyi bawe nibo bagomba kubiguha. Ntabwo iryo ari isezerano ry'Imana, ni isezerano Imana yashyize mu babyeyi, kari ubwo soko y'ubukire. Iya kabiri avuga ngo gututubikana ko mu maso hawe hazaguhesha umugati. Ibyo nta muntu bibujijwe. Aha gatatu arabwira ngo ubukire n'icyubahiro bituruka n'ingororano z'abubaha Uwiteka, bakagendera imbere ye. Avuga ko n'aba bantu birwa bavuza induru basakuza baraturuhira. Yego, uri kubyumva. Noneho rero umuntu akwiriye gushakishirizaho, nimba warahitsemo ababyeyi nta kintu baguhaye. Icya kabiri ugasanga no gututubikana kwawe byaranze, sibyo? Icya gatatu umenya ko utegereje mu ngororano. Nta muntu ujya utegeka undi ngo ngororera ngo nakoze. Umuntu utanga ingororano azigorora uko ashaka, agatanga izingano uko mu gihe ashaka. Abishatse yanabireka cyangwa akabikora, nta tegeko riba rihari. Rero ugomba kumenya ko ibi bintu iyo bari kubibabwiriza, bababwiriza tugomba kubibona, nta mwana w'Imana ugomba kugira gutya, ibi nibi mwakire muzabona ibi, muze musenge tubone ibi. Umenye ko uwo Antikristo ari kunyuranya n'ijambo ry'Imana mu buryo wowe utabasha kumenya. Umwuka wasanze Yesu mu butayu mvuga ngo ndamya ndaguhiye, ngo ngo uri gukora muri uwo mupasiteri. Yesu ageze mu isi nyine Satani aramwakira amubwira ko uvuye uri Mesiya, ariko ibyo kuba uri Mesiya hano ntabwo ari byo bikora. Hano umuntu upfukamiye niwe mbiha, narabigabanye byose. Nagira ngo mbwire abantu b'Imana ko kuba iyo wizeye Yesu Kristo byanyabyo, mu isi Satani aboroka ya mahirwe. Nongere mbwire abantu ko nta mwana w'Imana ugira amahirwe. Abana b'Imana bagira umugisha. Inzira z'amahirwe zose zituruka kwa Satani. Nta mwana w'Imana ugira amahirwe. Abantu bahiriwe ku Mana n'abantu bamenye Imana, nabikabi amahirwe yayo nyine yigendanye n'umukiza ubuhiriwe. Yego, ubuhiriwe ku Mana, ariko ya mahirwe y'isi akababaye iki boroke. Satani akavuga ati kugira ngo nyagusubize ayibyisi, shirivi hasi untabi merezi hirwe nka kumwe kwa Esawu na Yakobo. Yego, zani hirwe wabonye urumva, zani hirwe wabonye, no kugurana. Akaba ari nayo mpamvu rero abantu benshi iyo
Yesu yabivuze aravuga ngo ubutunzi bw'isi, kurarikira ubutunzi bw'isi ni umuzi w'ibibi byose. Kubera icyo ari umuzi w'ibibi, nubirarikira Satani arakubwira ati koza ivi hasi umpereze ibyo ufite nanjye nguhereze udushyimbo dutukura dushanje. Hanyuma rero bana b'Imana, nagira ngo mbwire abantu yuko muri iyi minsi y'imperuka ibyerekana kuza kwa Yesu byose birihuta kuboneka. Nta kintu na kimwe gisigaye, bivuze ngo umugeni wa Yesu, ubutumwa buhari bw'ukuri ngiye kububabwira, nububwira umugeni ngo itegure. Kuko abantu bose bafitanye na Yesu gahunda, bari kumva amajwi ye. Hari imirindi bari kumva igeze ku irembo. Niyo mpamvu muri iri byuzuye umwuka aravuze ngo intwari y'umwami ntiyita ku by'isi, niko ijya imera ngo ibone kunesha Satani. Abantu b'isi batutekereza ko tuba turi kuvuga ibintu njyabukene, ariko ntabwo turi kubuza abantu gukora. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ntabwo twabwira abantu ngo gukira bituruka mu gututubikana ko mu maso wabo, gututubikana wakoze. Ego, ugomba gututubikana nyine ugakora kugira ngo ibyo bintu bize. Kandi ko nakuraze cyangwa uwo murage w'ubwo butunzi, kuba kana wazi imvune zabyo, naho kwigisha uko babikorera cyane rwose. Ntabwo ifi bayitanga ngo bayigisha uko baroba. Wagomba kukwigisha uko uroba. Umugisha Imana itanga bibira ngo nagongera umubabaro, ngo noza bizera n'ubukiri kiwe n'ubugingo buhoraho. Natwe abubaho Uwiteka. Yego. Afite ukuntu atugororera. Kandi ntawe umuhata, nta n'umutegeka, nta muntu umutegeka. Niyo mpamvu ababisengera cyane atari bo bakire ku isi. Abantu bazabyitegereze, abantu basenga cyane si bo bakire ku isi, ahubwo abantu bakora cyane nibo bakire ku isi. Kuko bari mu ihame ry'isi, kandi nanone bakaba bari no mu itegeko ry'Imana, ryaho Imana yashyize ibyo bintu nyine. Iyo tuje gusenga rero tuba tuje gushaka ubwiza bw'Imana no gusabana nayo. Niyo mpamvu iyo tuje guhoza no gusabiriza Imana, ntabwo duhangayikishijwe nuko tuzabaho ejo. Niyo mpamvu Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Niyo mpamvu iyo ikubwiye ati ibyo nishyuye byanjye bigomba gutunga umwana wanjye, biri muri wowe, jya vuba mu mushyira ibye. Ntabwo ugomba kuburana. Iyo uburanye uba uri kwizanira akaga n'amakuba. Abantu b'Imana barayumvira, kuko ibyo konte z'Imana ifite uburyo igenda irigenzereza abantu bayo ibyabo. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Abantu nibarusheho kwitonda kandi barusheho gukanguka, bakarabe kuko umukwe ageze ku irembo. Iyo bari kubona ibi bintu byose, nagira ngo mbwira abantu bari kubona ibi bintu byose by'ikoranabuhanga, bari kubimenya ko ari antikristo, ari systeme ya antikristo, ari gutegura aho agiye kuza kwimira ingoma. Yaba mu nsengero, byaba muri za guverinoma, yaba mu bintu byose, iyo ari gukonekta isi nk'uko ibyanditswe byera bibivuga ko azahuza isi yose, akishyira hejuru y'ibintu byose bisengwa, ibintu byose by'imitungo n'ubutunzi, akajya hejuru yabyo. Bamenye yuko nimba Antikristo ari kugaragaza ibimenyetso bye, akaba ari byo bari kubona, nubwo bari kubyishimira bakagenda buhumyi hafi. Kubera ko Kristo we agomba kuza kubanza gutwara itorero rye. Wenda abandi nabo baratubwira, ese barabireba yuko byarangiye nta n'igisigaye kugira ngo Kristo aze? Nabwira abera bose ngo nibiboneze, bambare neza, bamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, bamenye ko isaha n'isaha Yesu Kristo yagaruka agatwara abamwumva. Nongera soza mbabwira yuko naza agahagarara ku bicu, azahamagara abo bafitanye gahunda. Abafite ikimenyetso cy'ingwate y'umwuka wera nibo gusa bazumva iryo jwi, abandi bazasigara. Kandi abantu bazasigara, sinababwira ko bazasigara heza, bazaba basiga ahantu habi, kuko amahoro bafite nubwo badusuzugura, nubwo tuboneka nk'abantu baciriritse, amahoro bafite nitwe bayakesha. Umunsi itorero ry'Imana ryavuye mu isi, nta mbabazi za Kristo zizaba zikisigaye. Niyo mpamvu bazasukwaho ziriya nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Nabwira abantu ko bitegura kugira ngo tugende, kuko ibyerekana kuza kwa Yesu birihuta kuboneka, kandi abari mu mwuka bose barabibona. Narinje gukangura abatari kubibona ngo nimubaze abandi aho babireba. Babaza abandi aho babireba, ubundi babireba gute? Bari kubibona hehe? Bari kubyumva bate? Bari kubimenya gute? Ibyo turi kubona abantu bamwe bazinutswe iby'isi, uko tubona abantu bakomeye ba Epstein niba Jeffrey Epstein bagenda bari barashyize iminuko y'isi ihishe, uyu munsi tukaba turi kubona biri kujya ahagaragara. Ubundi mwe mubibonamo gute? Ubundi bari kubona ari ibiki? Iyo ubona abantu bose bo mu isi bari bakomeye, bavuga ati hari ahantu bajya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, mwebwe nta kintu mubonamo. Bajya bavuga ngo urengura umwanzamari, uhongera umwanzamari inka cyangwa urengura umwanzamari ibinonko.
ibimenyetso byose biri kuza aho kugira ngo byereke abantu aho igihe kigeze ahubwo bituma basinzira. Iyo babona nk'amabanga y'umwijima nk'ari yagiye ku karubanda, si imbaraga z'abanyamwijima zitumye bayexpose, ni Yesu ugira ngo aburire abantu. Agati ibyo mubona bisize ingwa, bitura imbere, ibyo mubona bitandukanye n'ibibera iriya. None umwana wanjye niyiboneze, kubera ko nimba hari ibipangirwa mu isi y'umwijima bingana kuriya, birababaza kugira ngo usange ngo amapaje arenga miliyoni 7 ari y'ibintu by'amabanga y'isi y'umwijima, ari ibizira gusa bigiye ubwo reko kandi biturutse ku muntu umwe. None ubwo nibatekereze abo bagize isi yose bandi bihishe bafite amapaje angahe, nibamenye ko isi iri hari umuntu nabonye ari kupostinga avuga ati none Prince Kid yaba ari nuza ari Hepsen wo mu Rwanda. Uvuze Hepsen mwiza, buri shyanga naryo barifite Hepsen wayo. Yes, buri shyanga riba rimufite da cyane rwose. Bamenye ko rero iby'aya maso yacu abona bitandukanye n'ibiba biri kuba byanyabyo. Twe tubona ibyo batweretse, ariko ibirahahishwe byo birakomeye. Kandi impamvu biriya byose biri kuba nuko isi y'umwijima yirabizi ko nta gihe isigaje. Isi y'umwijima yirabizi ko nta gihe isigaje, ariko abitwa abana b'Imana, nongere mvuge ngo abahumirije barahumirije nyine, abumva nta kintu biri kubabwira, bakumva nta nimuzaturenganye ngo twababwira, tibirirwe birushya. Ubwo nyine naba abandi naba wa wundi, ariko Yesu aracyateza amaboko. Uyu munsi uyu mwanya turi kuvugana ntiyari yaza, cyo kuri ushobora kuzacyumva bwo naragiye, ariko nyine cyangwa itorero ryaranagiye, ariko nucyumva uzabaza amakuru ko tukiri naha. Niwumva itorero rikiri naha uzamenye ko gifite amahirwe. Imana niba duhera umugisha mu izina rya Yesu. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, babwire ngo ibiganiro byacu biho nakagaruka. Shalom shalom, masenyo wakoze Imana igumugisha. Amen. Amen. Amen.